akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Kubakurikiranira hafi twagiranye amasezerano yo kwigana ku birebana n'ubwenge bwungura kwiga, akaba twarasezeranye ko tuzacumbura. Uyu rero muvugana ni Nzungu Gadi. Iyo tuvuga ubwenge ntabwo tuba tuvuga ubuhanga, kuko ubuhanga bw'ushobora kubugira ariko ntumenye Imana, ariko ubwenge bwo. Ndetse muri Yesaya 35:8 haranditse ngo iyo nzira zitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, izabiya babandi abagenzi nubwo baba arabaswa ntibazayiyoba. Ubwo rero bigaragare ko iyi nzira imenywa n'abaswa ariko abahanga ntibayimenye, ni ikibazo, bisaba ubwenge. Nk'uko rero twabaza ijambo ry'Imana muri uyu mwanya tugiye gukurikiranira akamaro ko kwitegeka noneho kugira ngo ingingo zawe zibe nzima. Izi ngingo ndahera ku mwijima. Uba iburyo ufite ikiro kimwe n'igice mu buremere, niwo mvubura bita ngo ni nyina w'ingingo, ibyo bita glande mur, cyangwa se izindi ngingo zikesha kubaho kwazo cyangwa se zitungwa n'iyo nyina izigaburira amaraso. Ubundi ubusangwe niyo umuntu ari kurya mu kanwa karyoherwa, bikajya mu muhogo bikagenda neza, bikagera mu gifu, ntabwo igifu gihera ko kirya, ahubwo kirabinoza kikabikama, koze icyo bita brassage. Kiri muri za ngingo bita système digestif, ari byo kanwa, umuhogo, igifu, urwagashya, amara yombi, amanini n'amato n'umwijima. Izi ngingo zibereho igogora z'ubwazi Imana yaraziremye. Uko muri uko kuzirema ukareba uko zihurira mu mukondo, yarangiza ukabusaba kuzifata neza, ntiwabigeraho utajijutse, ntiwapfa kubana nabyo upfuye kubaho gusa, ahubwo hari amategeko abigenga. Aya mategeko abigenga ndasoma mu gitabo cy'Imigani 23:1 haranditse ngo igihe wicajwe no gusangira n'umutware ushyira umutima kuri uri imbere yawe, niba uzi yuko uri umunyanda nini wifatira icyuma ku muhogo wawe, ntiwishinga ibyo kurya bye biryoshye kuko bishukana. Ahangaha munkurikirane neza, ndatinya ko mutumvishije byabagora. Imbere uhafite abatware babiri. Hano hari umutware wazindukiye ufite ibyo kurya bye bishukana. Hano hari undi mutware witwa ipfa. Nawe ni wowe ubwiwe ngo wowe igihe wazindutse wageze ku mutware ugasanga afite ibyo kurya byiza kandi bishukana, ukaba wicajwe no gusangira nawe, barakubwira bati uzafatire icyuma ku muhogo wawe. Ubu se none tuvuge ko umuntu azajya ajya kurya akayifata ikiyiko n'inkota? Ntabwo ari byo. Ahubwo icyo bise cyagereranyijwe n'inkota cyiswe icyuma cyo gufatira ku muhogo, nicyo bita maîtriser l'appétit. Ipfa ugomba kuritegeka, ukariyobora, ukaribwira uti yego wowe ushaka ibi ariko byangwa nabi, wowe ushaka ibi ariko ushaka karenzo ni byinshi, wowe ushaka ibi yarangiza ariko simbyemerewe, wowe ushaka ibi ariko ni bya mu gitondo kandi bije nimugoroba, yarangiza
kwitegeka imbere y'ibiryoshye babyise ngo ibiryoshye byiswe ibyo kurya bishukana. Ndasubiramo, igihe wicajwe no gusangira n'umutware ushyira umutima kuri uwo uri imbere yawe, uwo mutware uri imbere yawe kandi hariho uwo wicajwe mugiye gusangira, hariho n'undi ugutegeka witwa ipfa. Niba uzi yuko uri umunyanda nini cyangwa se mu yandi magambo ntabwo wavuze ngo kurya byinshi. Umuntu ashobora kuba yikoreye, yahinze, yashije, yikoreye imitwaro ikomeye, yazamutse imisozi ikomeye, ugasanga yifitiye igifu kinini, yifitiye igifu gityaye, mbese muri magufi ntabwo afite sedentarite, yarangiza igifu cye kirabirya rwose kikabikatakata neza. Ni nayo mpamvu nta tegeko rihari ribwira umuntu ngo rya nk'uku ibingana n'iby'undi yariye, ahubwo umuntu akwiriye kumenya kwitegeka, yarangiza akamenya neza ngo ngewe bino nibyo naba ntarengeje mbigo. Noneho ariko hanavuga ngo niba uzi kuri umunyanda nini, cyangwa se mu yandi magambo niba uzi kutegekwa n'inda, ntabwo bavuze ngo niba urya byinshi. Oya, hepfo aravuze ati niba uzi kuri umunyanda nini wifatira icyuma ku muhogo wawe. Mbese ujya urya ariko unibuza. Aho rero kwifatira icyuma ku muhogo nicyo twabonye ari ukwitegeka. Twishinga ibyo kurya bye biryoshye kuko bishukana. Ntukishinga ibyo kurya bye biryoshye kuko bishukana. Iyi si yacu muri kureba yamaze kugera imbere y'akaryoshya. Bimwe biraryohereye, ibindi birakereta, ibindi birakaranze, ibindi bimeze biteye, ibindi biryoheye ijisho. Bimwe ni umuhondo, ibindi ni umutuku, ibindi ni icyatsi, byose biravanze. Mbese muri magufi hari aho ugera nawe ukavuga uti uko biri kose keneye umutware wo kunyobora. Kanyingirira ku meza, twagera muri resitora, wagera kuri service umaze kugera aho wigaburira neza, yarangiza ukavuga uti rero ko wapfa we, dore aha ngaha wabona mpasize ubuzima. Ku murongo wa 20, tukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga no mu ry'abanyanda nini bagira amerwe y'inyama, kuko umusinzi n'umunyanda nini bazakena kandi umunyabitotsi bizamwambika ubushwambagara. Ahangaha nibwire nti biroroshye. Inzoga ni ikintu abantu benshi cyane bita gahuza miryango, ariko Salomo we yavuze neza ngo ije imanuka neza, ibira mu gikombe ari nziza, bakabona agafuro rwose kameze neza, ibara rituje, harimo utuntu turi gutera ibinyonga, ngo umuntu yasoma ikamanuka neza, ariko akavuga ati amaherezo igatema comme vipere, ibyo bita impiri. Gutema handi itema ntabwo yihutira gutema mu gifu, ahubwo yihutira gutema mu bwenge no mu mwijima. Mu gihe ngiki cy'amasiroze, mu gihe ngiki cy'imyijima y'amavirare, hepatite virale, mu gihe ngiki abantu bakora cyane, mu gihe ngiki abantu bakoresha ubwenge cyane, ni igihe cyo kuba udakwiriye kuboneka mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga. Yagukenya, yagutema, wabona upfubye ukiri muto, ubwenge bukamugara, ubwenge bukayoba, umwijima ukarwara, ibibyimba bikaza, inkovu zikaza ku mwijima, yarangiza mu kanya gato kuzura amazi, mu kandi kanya gato cyane ukaba upfuye. Nyabona ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga kubo kwiga nabi kw'amadini no kwigisha nabi. Abantu barekera inzoga idini aho kurekera inzoga kurinda ubuzima bwabo. Ni bibi. Ahubwo zirikana ko inzoga si nziza ku buzima bwawe, inzoga si nziza ku bwenge bwawe, inzoga si nziza ku bazagukomokaho, bazagira icyo bita nerezirite, nibyo bita caractère ya soifé, akantu kose kafite inyota, bazagira icyaka mu buzima, imitsi yabo izaba irese buri gihe, kandi ngo babe faible devant la tentation. Imbere y'igishuko umwana w'umunywi inzoga akunda kudashobora kwitegeka. Ngo nubona akana kawe kagiye gusambana kakiri gato, agakobwa kabyariye mu nzu, umugore wasohotse nawe arasohoka ajya gushaka undi mugabo, byonze biba bikomoka ku herekanya muragera ibi ryo gutegekwa n'inzoga, maîtrise yararangiye. Ibyo rero ndagira nti kubw'ibyo reka nsome ntagiye kure cyane ku ngingo zawe. Haranditse ngo l'organisme humain est une admirable machine mais que l'on peut maltraiter. Ingingo z'umuntu ni akamashini gatangaje, ariko nyirako ashatse yagafata nabi akakavunagura. Maltraiter ni ugufata nabi, mbese ni kwa kundi mwumva abacakara bajyaga bagirwa
yarangiza imvura ikamunyagira atariye, bakamuha icyayi gusa n'agasukari, bakamwima ibyo kurya, bakamuvunisha, yarangiza mbese hari abantu bafata ingingo zabo bakazimeretereta, mbese akaba ari ingingo zawe akaba ari umucakara wawe. La transformation de la nourriture en sang pur est un merveilleux processus dont tous les êtres humains devraient avoir conscience. Ihinduka ry'ibyo kurya bikaba amaraso meza gutunga ni umurimo utangaje, aho buri muntu wese yari akwiriye kwiyumvisha, avoir conscience. Umuntu wese akwiriye kwiyumvisha ngo ikijumba cy'umweru cy'umuhondo cyaje guhinduka amaraso bite, kivura amaso gite, ubwo ndi kubivuga icyo kimaze, gikomeza amagufa y'uruti rw'umugongo bite, ngo we kugira arthrose, yarangiza bigenda bite kubuza abantu mu byibuho bitewe nuko gihaza vuba, yarangiza barakubwira ati rero kugira ngo kizahinduke amaraso meza bigenda bite kugira ngo isombe z'icyatsi kibisi za zindi murebe igiti cyazo ukabona icyatsi kibisi gisibaza kikongera kigahinduka amaraso atukura. Nibite amaraso ibyo kurya by'umuhondo by'icyatsi bihurira muri wowe bikazahinduka amaraso atukura, ngo kandi byejejwe na oxygene akaba ari ibihindura, bigenda bite? Ngo ubu bumenyi mwene muntu wese abakwiriye kubumenya. Rero ntabwo ndi bujye kure cyane, ahubwo reka nifashishe igitabo kimwe, impamvu dutegeka wa mutwaro uri imbere yacu kugira ngo adatuma twandagara imbere ya wa wundi twazindukiye bitewe n'ibyo kurya byo bishukana. Aravuze ngo Education de l'appétit, ni igitabo cyitwa Un corps sain, page y'ijana, haranditse ngo d'abord dédiquer l'appétit, ikibanze cyangwa se aho umuntu yahera ngo ategeke ipfa rye, pour que ce qui est sain me plaise et que je prouve de la satisfaction à mener un mode de vie sain. Ngomba kunezererwa n'ibyiza kandi nkanabikuramwo amahirwe yo kugira umubiri muzima. N'abantu benshi cyane barya bakarya ibyiza kuba kutitegeka bikazabatera indwara. None amategeko yo gutegeka ipfa ni ukugira ngo menye ibyiza, cyo ni kimwe, bindyohere ni icya kabiri, mbikure mu icyiza ni icya gatatu. Gutegeka ipfa ni ukugira ngo ndye ibyiza mbikure mu icyiza, njye ntoranya ibyiza mbirye neza mbikure mu icyiza. Ako niko kamaro ka mbere ko gutegeka ipfa, ni ukuvuga ngo mbirye ne kubirenza urugero, ne kubirira igihe kitari cyo, maze mbirye ntuje ku rugero rwiza kugira ngo icyo byagenewe bingwe neza. Niyo mpamvu abantu benshi cyane basigaye barya, bamara kurya aho gukuramo amahirwe bagakuramo ubumuga. Bamwe ni ibisazi, abandi ni amadiyabete, abandi ni imigongo, abandi ni ibifu, abandi ni imyijima, bitewe nuko ipfa ryabo ryabajyanyeyo bashaka ntibifatira icyuma ku muhogo. Hepfo byagomba kubyara iki rero? Icyo ni kimwe. Kabiri, contrôler ensuite l'appétit. Nyuma nabwo kandi uzagenzura ipfa. Hari abantu bajya bagira anorexie psychologique, kasanga ibyo kurya biryoha bitaryoha byose ntibimuryohera, ahora ari uguhendahenda mu kurya, ari umwana cyangwa ari umusaza cyangwa ari igikwerere, bikaba ikibazo. Rero usabwa kumenya no kugenzura ngo ipfa ntirikagutegeke, ariko kandi nabwo ntukariburi, kuko byanze bikunze ubuze apeti nabwo abarwaye, uyigize ikarenga abarwaye, ushoboye kuyitegeka abari muzi. Noneho byongera ubwabyo gusa, kuko ibyo mvuze ngo kuyigira ikarenga nibyo bibyara indwara zitwa bulimi, aho umuntu abona ibyo kuri ukabona arasaze mu nzira, habibonye akananirwa kwitegeka, yarangiza bikazabyara ibyo bita obesite, aho benshi bagira umubyibuho w'ikirenga, cyangwa abandi bakaba imidari iteye ubwoba, aho usanga byanze bikunze azagira za diarrhée zihoraho byonyine ubwabyo gusa. Niyo mpamvu pour être satisfait par une quantité modérée de nourriture saine et de qualité, kugenzura ipfa ryawe bizagusaba wowe ubwawe uzabanza wumva unyuzwe muri wowe, unyurwe n'ibyo kurya bike byiza by'ubwoko bwiza, bike byiza by'ubwoko bwiza, bibe bitetse neza ku jisho, ubirye ari bike kandi biza ari ubwoko bwiza. Ibyo nibyo bavuze ngo ni contrôler ensuite l'appétit, bien que cela exige une certaine discipline, substituer le goût hérité ou acquis par d'autres plus sains est possible. Ibi nubwo biruhije
bikaba bisaba kumenya kwitegeka, bizagusaba byanze bikunze ko gusimbura ibyo warazwe n'ababyeyi, kuko ababyeyi hari ibyo bakundaga yarangiza nawe ukabikunda. Rero bizabyara ayo mahirwe. Byabyara iki rero? Katwihute. Bénéfice de l'éducation de l'appétit, éviter les cas d'obésité, birinda abantu mu byo w'ikirenga avec toutes les séquelles n'ingaruka bitera cyangwa se bikomere bitera. L'éducation de l'appétit est l'outil le plus efficace pour lutter contre l'obésité infantile. Abantu batagipfa cyane bituma batagira umubyibuho w'ikirenga abantu bakiri abana, plus en plus fréquente, cyane birahari cyane. Sigabona umwana w'imyaka 9 afite ibiro 70, c'est pas bien. Abari ibintu bibi cyane, birasaba ko umuntu agenda, umuntu ntakwiriye kwihutisha ibiro nkuru kwihutisha amafaranga. N'amafaranga yabaye menshi cyane hari gihe yakoraho, kuko bakubwira ngo inyungu iziye mu maguru mashya amaherezo ntihira. Bari kurundura ibintu avunika azarushaho kunguka. Noneho navuga si byiza kongera ibiro cyane, kuko muri kino gihe ibiro byinshi bifite ikibazo, abantu bagira uburemere butuma amagufa yabo yoroha agahengama kikaba ikibazo. Hepfo ati éviter les cas de cancer liés à l'alimentation. Kubwo gutegeka ipfa bishobora gutuma abantu batagwara kanseri. Icyo ni icya kabiri. Éviter beaucoup de dégâts survenus suite à la consommation de boissons alcoolisées. Bituma abantu benshi cyane batazahinduka abasinzi cyangwa se batazakunda ibiyobyabwenge. Dégâts physiques, accidents de comportement violent. Gutegeka ipfa iyo bigeze ku mpagarike bibuza gukunda gutwarwa no kurakara ubusabuso, nk'ubona umuntu aratse ubone mbese ntananiwe kwifata, ukabona gwaniye mu isoko mu modoka ntatinya gutukana mu modoka ntibigoye, yarangiza kumva abantu barutwitse mu ngo zabo ntisigitangaza. Ibyo kuba viola bikaba ikibazo. Manto diminution de rendement, iyo abantu ipfa ryabo bananiwe kuritegeka byo bitarandema, ubwenge bwawe ntabwo baravuze ngo buragabanuka uko bwari busanzwe bushoboye, bukagabanuka. Umuntu akibagirwa ibintu bibiri, gukoresha calculatrice guteranya 5 n'akandi, yarangiza bakubaza umwana wawe uko yitwa ukabanza kubaza nyina, yarangiza wagera hari iwanyu ukayobwa hariho, yarangiza bakurangira inzira ugakunda kuyobagurika. Iryo gabanuka ry'ubwenge riterwa no kutayobogwa, kutamenya gutekereza. Intellectuelle et altération de la personnalité, kujijuka nabyo biragabanuka bitewe no gutekwa n'ipfa. Ariko kandi imiterere yawe bwite ugakunda kuba ibyo navuga ngo ni imitateur, urigana gusa kandi kose wowe ntibigirira personality ihagije, ngo nawe uvuga uti ngewe nkurikije uko ndeshya nuko naramutse n'abantu uko bangana naho ntuye n'igihe ndimo n'amashuri nzabigisha, reka nambare ntya, reka nkwe ntya, reka nubake inzu nkiyi, reka ngure imodoka nkiyi se wenda. Mbese personality yawe ugasanga ntishoboye kwiyobora bitewe no kunanirwa gutekwa n'ipfa, bitewe no gutekwa n'ipfa. Sosion noneho ipfa ryica imibanire, violence familiale et marginalisation. Abantu ibintu gushyira ibintu kuri marge ngo bitungane birakunanira. None ugasanga umuntu ari gukoresha 1000 ahari hakwiriye 500, agakoresha 1010 ahari hakwiriye 2, yarangiza ugasanga mbese urasesaguye byitewe n'iryo pfa. Éviter l'addiction de drogue psychoactive. Umuntu witegeka ntabwo ashobora gukoresha ibiyobyabwenge avec le séquelles physique, mentale et sociale. Kandi umuntu witegeka afite amahirwe yo kubana neza, afite kujijuka kubana neza n'abandi n'impagarike nzima. Nguko yewe muntu ni wicara ku meza ngo sangire na wa wundi, uwo mutwara ufite ibyo kurya bishukana, nawe uzare uwo uri imbere yawe ari we pfa, uzifatira icyuma ku muhogo, yarangiza uzitegeka. Ngaya amahirwe yo kumenya kwitegeka, yarangiza kugira ngo ubuzima bugire icyerekezo. Ubwo ni witegeka ku isahani, niba nakurakaza uzitegeka, niba kubabaza uzihangana, niba kwiba ntabwo uziheba, niba gukomeretsa uko biri kose uzashobora kwiyobora, ntabwo uzaba traumatize. Ngaka akamaro ko kwitegeka. Imana izaduhe kwitegeka, uko niko kamaro ko kujijuka no kumenya. Imana izabungure kwiga, izabakundishe kumenya ibyiza, izabatume mushobora kwikosora. Tubibasabiye mu izina rya Yesu, amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, riga ibyaha byari byibasiye umuntu,
ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kuneza